PASP ni umushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ukorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ndetse no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imwe mu mpamvu zitera ibura ry'ibiribwa ku isi ari umusaruro wangirika mu gihe cy'isarura, aho umusaruro ungana na 30% w'ibyeze byose wangirika. Imihindagurikire y'ikirere ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera iyangirika ry'umusaruro, ari nayo mpamvu uyu mushinga PASP waje. Umushinga PASP wibanze ku bihingwa bitanu by'ingenzi bikenerwa mu buzima busanzwe bw'abantu, hakiyongeraho n'amata n'ibiyakomokaho. Reka duhere ku gihingwa cy'ibirayi. Ibirayi ni igihingwa gikunze guhingwa mu gace k'imisozi miremire y'ibirunga ndetse no ku isunzu rya Congo Nil. Utu duce twombi ni uduce dufite ubutaka bufite uburumbuke buri hejuru, ku buryo n'umusaruro uhaboneka uba ari mwinshi. Uwavuga ko ari ikigega cy'igihugu kuri iki gihingwa cy'ibirayi ntiyaba abeshya. Aha twatanga urugero. Muri toni 2,225,280 z'ibirayi zeze mu mwaka wa 2014, igipimo kirenga 90% cyeze muri utu duce tubiri. Kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko 30% by'uyu musaruro wose byangirika mu gihe cy'isarura. Imbogamizi zo zirahari ngubu urabona ni kubw'imvura idafite amahema, umusaruro wagupfira ubusa. Ese ni izihe ngamba zafashwe n'umushinga PASP mu rwego rwo kugabanya umusaruro wangirika ku gihingwa cy'ibirayi? Iyi ni inzu y'ikusanyirizo ry'ibirayi, PCC Potato Collection Center, ifite ubushobozi bwo kwakira toni 500 z'ibirayi. Ni inzu PASP yateyeho inkunga amakoperative atandukanye yo mu turere twa Rubavu, Nyabihu ndetse na Musanze, aho ibirayi bivuye mu mirima bizajya bikusanyirizwa, bigatoranywa ndetse bigapakirwa bidahuye n'izuba ryinshi cyangwa se imvura bishobora kwangiza umusaruro. Kubera ko nagiraga ubute bwo guhinga ibirayi byinshi kubura bihunika, ahubwo PASP kuba yanyubakira kino kigega, ubu mu kwezi kwa kabiri buriya nzasarura nka toni zidaciye munsi ya 80, noneho indi season naho mu kwezi kwa karindwi nzageza nko mu toni 150. Urukumva ikintu yangejejeho ni ukuvuga ko ngiye kurimpunika ibirayi byinshi n'abaturage bakabona ibirayi hafi kandi byiza biturutse no muri girine, bikaba base abantu bakeza ibirayi byinshi kandi nta kibazo cyari. PASP ntiyateye inkunga umusaruro ujyanwa ku isoko gusa ugamije kuribwa, ahubwo yanafashije amakoperative y'abatubuzi b'imbuto bubaka ibigega by'imbuto hagamijwe gukemura ikibazo cy'imbuto ishobora kuba yabura igihe abahinzi baba batarahunitse imbuto ihagije kandi y'indobanure. Ibi bigega biri mu nzego nyinshi bitewe n'imiterere y'imishinga yahereweho kugira ngo zubakwe. Hari ibigega by'abantu ku giti cyabo, hari iby'amakoperative, hakaba ndetse n'iby'aba rwiyemezamirimo bafatanyije n'amakoperative ku buryo bwa joint ventures. Ubuhunikiro bushobora kwakira toni 500, no hirya hari ikindi gishobora kwakira toni 300. Ndumva rero toni 800 zizaba zibiswe neza ku hantu kuri site itarigira ikiriho, ni inyungu nyinshi. Hari no kuba muri aka gace turimo hari ikibazo c'imbuto, nabyo bikaba bizatuma imbuto izabibitswe hafi abahinzi bazayibonera bugufi. Harimo n'icuko abahinzi bari basanzwe bibikira imbuto ku buryo bwa gakondo, bayibika mu mazu batuyemo, bayibika mu buryo butagezweho, kuba nabo babonye aho kuyibika heza izavamo ifite ubuziranenge, navuga ko ibyo byose ni inyungu. Uyu ni Specioza, umugore wabashije gukora umushinga wo kubaka ikigega cy'imbuto PASP ikabimufashamo. Aratubwira uburyo iyi nkunga yamuteje imbere. Nahingaga ibirayi bikahera ku muhanda, ngabura n'ahantu nabihunikira. Ubwo ndicara ndatekereza, mba numvise umushinga PASP ko utera abadamu inkunga, ndawegera ngeze aho baza kunyemerera ko bagomba kumbereza inkunga narayibonye, nubaka bwa buhunikiro. Ubu nkampunikamo ibirayi byanjye nta kibazo. Ubu maze kungezaho ibintu byinshi n'abaturanyi nabo ngira icyo mbafashaho. Iyo babuze imbuto ninshiza amafaranga na miliyoni 2 ku gihembwe c'amezi 4 mbikesha ikigega nubakiwe na PASP. Umushinga PASP kandi
ubicishije mu ishami ryawo rishinzwe guhangana n'imihindagurikire y'ikirere Post Harvest Climate Resilient Agri-Business, uwateye inkunga abahinzi ku giti cyabo ndetse n'amakoperative y'ibikoresho bigamije kubafasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Niba umushinga warateye inkunga ibi bikorwa remezo mu turere 3 tweramo ibirayi kurusha utundi, reka turebe icyo byakemuye. Niba umusaruro w'ibirayi biribwa ubarirwa mu matoni arenga miliyoni 2 n'ibiro 400 ku mwaka, izi toni zose zikaba zarasarurirwaga hanze, imvura yagwa ikangiza ibingana na 30% byabyo. Ubwo umushinga wabashije kurokora umusaruro ugera kuri toni 720 bishobora gutunga imiryango igize umujyi wa Kigali mu gihe cy'iminsi 3 byibuze. Ibi byose bigamije gukemura ikibazo cy'ibirayi n'imbuto yabyo. Iki kikaba ari igisubizo kirambye ku gihingwa cy'ibirayi gitunze abatari bake muri iki gihugu.